bakambara agapfukamunwa uyu munsi ndabonana nabo. Niko ubwo ngubwo wambaye agapfukamunwa. Babarira nanjye ntabwo nari nzi ko nkambaye nabi. Nkubabarira ubwo se n'icyorezo ni cyiza uzakibwira ngo mbabarira. Oya tugomba kukirinda rwose mbabarira nta kundi. Tureba nk'ubwo ngubwo ukuntu kambaye. Kambare neza gapfuka amazuru n'umunwa. Nta kibazo ndabyubahiriza. Ngo genda buhagaze hariya ubutaha utazanabyongera n'umunsi n'umwe. Wowe iminwa yawe uba wararitse utambaye agapfukamunwa. Ariko se mwebwe nkamwe kuko mwamumbaza agapfukamunwa njyewe erega agapfukamunwa kameza n'umwuka. Nyumvira Imana y'u Rwanda. Icyorezo nicyo kitazaguhisha umwuka noneho. Reka icyorezo se. Ibyo mwigize kanze mbereke nawe igihe hari usanga abandi hariya. Nta kibazo. Muntu ntari gufatira agapfukamunwa se ndabigenza ntera kugira ngo munyureho ako nungutse ubundi buryo. Jesus is Lord. Wisuye ubwo nkawe ikintu wambaye ni igiki ndorera. Neza akasa agapfukamunwa koko. Agapfukamunwa ryari kuva ryari se bambara agapfukamunwa kameze gutya. Noneho ubu urarebye usanga kari agapfuka kibuno. Amashu ariko mana we ubu se n'agapfukamunwa ndavuze ngo mu rimwe ntakibona ibi bintu wabyambaye kandi igenda ujya kwambara agapfukamunwa. Ariko nanga abantu bicara biheha imisuzi. Ubu se aka gapfukamunwa wakwanga agapfukamunwa kameze ucyo ukazambara kaye. Ubwo uri gutongana nanjye reka nkambare kuramo mana yanjye ubukoko. Ndavuze ngo mbare rimwe wambaye agapfukamunwa keza. Mana we wambabariye kuko kama agapfukamunwa koko. Mana we mbabarira agapfukamunwa n'ukuri kw'Imana. Ongera uvuge se ngo nta gapfukamunwa. Haye mite mi ba mi. Ibi ngibi bibaho se. Yewe